I could see it in your eyes. From the moment we first met, there was something different about you. I couldn't see myself without you. Now I know what it is that makes me love you like I do. It's all that I've been longing for. I don't have to look for it anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. You can see it in my eyes when we are close together. The feelings that I just can't hide, things that my heart can't deny. Now I know what it is that makes me love you like I do. You're all that I've been longing for. I don't have to look for you anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this kubana natwe kandi tubisabye umunsi mwiza. Turirukana ikibi cyose mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubukwe bwa Nicodeme na Ishema mwami Imana nitubona kugeza ku musozo amahoro. Turahera izina rya icyubahiro bakomeza kubana natwe, abari mu nzira turabakoretse kugira ngo bageze hano amahoro mu izina rya Yesu Kristo umuntu wacu. Tukiri muri mwanya mwiza wo gushima Imana, turaririmba indirimbo ya 35 mu ndirimbo z'agakiza. Indirimbo ivuga ngo ni Yesu wangize bw'umuvandimwe. Oh, kandi yara abari yangeri
Imana ishimwe cyane turagisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5. Bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda,
kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nyagasani Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe bamaze kudusomera. Turagushimye kubw'uyu munsi mwiza wahaye Nicodeme na Alphonsine bakaza mu nzu yawe, bakaza imbere ya leta, bakaza imbere y'umuryango gusezerana ku bana, umwe ari umugabo undi ari umugore, kugira ngo bagire urugo ruhesha izina ryawe umugisha. Nyagasani rero turakwinginze ngo ubahe umugisha kuri uyu munsi, hamwe n'abateraniye hano bose ku ijambo tugiye gusangira, uduhe imbaraga n'urukundo rwo kuryakira no kurisobanukirwa no kuryemera no kuyoborwa naryo. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nicodeme, muraho neza? Kutavuga bakubujije? Vuga. Alphonsine, muraho neza? Nicodeme na Alphonsine turi kumwe uyu munsi, tumaranye iminsi myinshi tuganira, umunsi umwe buri cyumweru dusengana, bambwira ko bazagira urugo rwiza, bambwira ko bazakundana, bambwira ko bazafashanya, bambwira ko umwe azarwaza undi mu gihe gikomeye, bambwiye ko bazagira urukundo rudatandukana. Mu bampera amashyi. Barakoze. Sinabigisha gukunda, ibyo bambwiye birahagije. Sinabigisha kubahana, ibyo bambwiye birahagije. Kandi ndizera neza yuko ibyo twaganiriye bazabishira mu bikorwa. Uru rugo rwabo ruzaba urugo rw'icyitegererezo, ruzatera imiryango myinshi ipfa, idashobora kubana neza, idashobora kuja inama, idashobora kubahana, idashobora umugabo gufasha umugore, idashobora gufasha umugore kubaha umugabo. Izo ngo turabizi ko zihari, nizo zituma abakobwa benshi badashaka. Iyo bazirerewemo, umukobwa akavuga ati sinshaka kubaho uko mama yabaye, umuhungu akavuga ati sinshaka kuba nk'uko data yabaye, akareka gushaka akabaho. Kubw'ibyo yabonye byamuciye intege, akabura urukundo rwo gukunda abahungu cyangwa akabura urukundo rwo gukunda abakobwa. Imana ishimwe rero Nicodeme ko wowe urukundo wakuye ku Mana yagukijije. Ubuhamya bwawe uyu munsi waguha kubuvuga ntabwo twataha, ikaguha kuba mu itorero, ikakuyobora. Kandi na Ishema nuko uyu munsi muje hano mu rusengero, abantu benshi baje babeshera abageni ko batumva. Urabizi ko nge twasezeranye ko muzumva, nge ndemera ko mwumva, kandi ijambo muri bwumva uyu munsi rizaba ijambo rikuru ku buzima bwanyu kugeza igihe muzasazira. Nyine abatumva ni ba bandi namwe murabazi, bashingirwa nyuma y'igihe gito bakaja mu nkiko kandi barasezeraniye mu nsengero. Nizere ko mwumva. Kirazira urukiko ku muntu wakijijwe rwitwa gatanya, kubera ko muba mwaragiranye amasezerano akomeye yo kutazahukana, yo kutazatandukana, yo kutazashwana, yo kutazatongana. Babyeyi rero mwanyoherereje aba bageni kubigisha, mwarakoze. Imana ibahe umugisha, mwe mwababyaye. Reka nsabire iteraniro ryose ribampera amashyi. Turi mu kwezi kwa 12, turatangira kuja turashimira Imana n'amakwe n'ubukwe bwiza twakoze mu minsi yashize kugeza kuri ubu ngubu, yuko Imana ikirinze abageni bacu neza. Abageni bose twasezeranije kuva mu kwezi kwa 5 bari amahoro, barashima, baguwe neza, kandi naba baje muri uwo muryango muri uyu mwaka wa 2018. Sinjye waganiriye namwe mwenyine, n'ababyeyi banyu barabaganirije. Badusomeye amagambo meza mu Befeso, amagambo akomeye aryoshye, amagambo avuga ukuntu mukwiye kubana. Mu gice cya 5 umurongo wa 22, bagore muri aha mwese
mbishura amabanga naganiriye na Ishema. Aya magambo twarayaganiriye kandi nanjye nifuza ko mwayagira impamba. Mu Befeso mu gice cya 5 nta magambo yubaka ubuzima bw'urugo urwo ari rwo rwose. Iyo twaje hano gusezeranya umugeni, madamu, mugabo, je usubiza umutima inyuma, wongere ugirane amasezerano n'uwo mwashakanye, wongere wumve niba bitagenda uko ijambo ry'Imana ritegeka. Ariko iri jambo riravuga ku murongo wa 22 ngo bagore mugandukira abagabo banyu. Yesu ashimwe. Bagore muri aha mwese, uhereye ku waje gusezerana uyu munsi, mugandukira abagabo banyu. Mugende mubwire n'abandi bagore muturanye, mubabwire muti mwa bagore mwe mugandukira abagabo banyu, niko Bibiliya ivuga. Kuko abagore batagandukiye abagabo bagandukira ibindi, kandi ibindi bagandukiye ntabwo byubaka. Mubakunde bigeze nk'uko abakristo bakunda Yesu. Urwo ni urukundo rukomeye. Abantu benshi rwarabananiye, abagore benshi rwarabananiye, abagabo benshi bararubuze. Ariko ubwo ari ijambo ry'Imana ribivuze, mugandukira abagabo banyu. Iyo ndimo nsezeranya mvuga ubutumwa, nje ndaranganya amaso ngo ndebe umugore waba wicaranye n'umugabo, ngasanga ni Nicodeme na Ishema bonyine. Abandi bose na Silver umugore we ndi kumureba, nawe ndi kumureba, ntabwo bicaranye. Iyo aba mwari mwicaranye nakababwiye, mukibukanye utubazo two mu rugo. Niba umugore atakugandukira, wakamubaje uti wakurikiye Bibiliya mada, tuva aha bidatunganye. Umurongo undi wo hepfo wa 25 uravuga ngo namwe bagabo noneho, namwe bagabo mukunda abagore banyu, ntimubasharirire, muryohe kuruta isukari, muryohe kuruta ubuki, muryohe kuruta ibindi biryoha biwanyu. Niki nagiye kwa Ishema nanyoye y'umutobe, n'uyu munsi sinari nawe wibagirwa. Muryohe kuruta umutobe nanyoye kwa Ishema. Bagabo, sinzi ikindi navuga, munezeza abagore banyu babone nk'uburyohe. Hano habaga umugore, wenda tuzabivuga, kera yarashaje, ariko yitaga umugabo we buki bwe, kandi nta kiryoha kuruta ubuki. Ababa bamuzi bashiraga abagiragaho ko gutya, ababa bamuzi atari nje umuzi njyenyine, ndi umwe, ariko mbonye nandi maboko nk'atatu baramuzi. Nicodeme, Ishema, mu bubuki, umwe abubuki bwa mugenzi we, Nicodeme abubuki bwa Ishema, Ishema abubuki bwa Nicodeme, kugira ngo muzuba ku rugo abandi bantu bazaza kubaza bakabaririza ngo ariko mwebwe uku kubana neza gutya mwabivanye. Muzibuke mubabwire muti aho twabivanye harahari ni kwa Yesu Kristo wadukijije. Haleluya. Harahari ni ku Mana, harahari ni mu itorero. Kurambagiza birakwiye ku mugabo uwo ari we wese, birakwiye ku mukobwa uwo ari we wese. Niba hari ikintu kiryoha kurusha ibindi, nta kintu kiryoha nko kurambagizwa, nta n'ikintu kiryoha nko kurambagiza. Urukundo rwubaka urugo ruturuka ku biganiro abantu baganiriye igihe barambagizanyaga. Mumbabarira baba batararambagijwe bari aha ngaha mukaba muri abagore, mumbabarire ababa batararambagije muri aha mukaba muri abagabo, kuko ngiye kuvuga ibintu mutabonye cyangwa se mutazabona, ariko mwemerewe kubibona muramutse mubaye abagarukira Mana mukaza mugasezerana. Hari ababa barateruwe nk'umuco wacu wa kera cyane, hari ababa barijanye
bakaba bari aha ngaha barakundaniye n'abagabo mu tubari bagatahana, abo barahombye nto babonye uburyohe nk'ubu ngubu, ngo bambara agatimba bambikwe impeta. Ishema, zamura ikiganza cy'ibumoso ndebeho, urambabarira nari kuza kureba ntoro kureba. Kizamure, wakizamura uhagaze mbese, kizamura uhagaze, ntagahaguruke wenyine, kizamura uhagaze, ukizamura icy'ibumoso, isaha murebe, impeta, byose birarabagirana. Iyicarire. Ndashaka kuvuga kuri ziriya mbeta. Ziriya mbeta ni impeta z'igitangaza zabayeho kera kose ku bakobwa b'imfura. Abashaka muzasoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 24 umurongo wa mbere, murangiza icyo gice, ariko harimo amagambo y'ingenzi nakababwiye. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana nyiricyubahiro, turagushimiye cyane kubw'umugaragu wawe n'umuja wawe wasoje amasezerano yawe. Turagushimiye kubwa Nicodeme na mugenzi we, turagushimiye ko wemeye ko bahuza umutima ngo babane basezerane kuri uyu munsi. Izina ryawe rihimbazwe. Turi muri uyu mwanya, nyemerera Nyagasani dusengere n'abandi basore n'inkumi bifuza kugera ikirenge mu cyawe, kugira ngo bacire inzira kandi ubafashe muri byose. Ibyifuzo byabo bisubizwe nawe kugira ngo ubiheshe icyubahiro. Nyemerera nanone nkwereke imiryango iri hirya no hino, abadamu n'abatware babo babana bataruzuza amasezerano, kugira ngo basange ubigishe kandi ubereke igikwiriye, ubafashe muri byose. Kandi nyemerera nsabire imiryango ibana itumvikana, kugira ngo bahe urukundo n'amahoro, bahe kumvikana kugira ngo babane mu mahoro. Kandi buri wese ujye umwibutsa umunsi wa mbere yemereraga mugenzi we kubana nawe, ubibutse ayo magambo, bongere biyunge babane mu mahoro. Ubagirire neza kandi witeho, wite ku miryango yacu kandi wite no ku itorero ryawe. Ukomeze kutugirira neza turi muri uyu mwanya, kandi amagambo yo kuduhugura tubwiwe n'umugaragu wawe, umukozi wawe, abayo kudufasha mu mitima yacu no kutwubaka, abayo guhindura byinshi mu bugingo bwacu, kandi abayo kubaka imitima yacu n'imiryango yacu. Umuhe umugisha kandi umugirire neza, dufashe muri byose, ukomeze kutwitaho. Mu bukwe dukomeje kugusengera kugira ngo ukomeze gutegurwa nawe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubyambaje. Mutunganirwe, urugo rwanyu ruzabe urugendwa, muzabyare umukobwa b'imico myiza. Bakundwa cyane, duteraniye hano imbere y'Imana, imbere Nicodeme Hakizimana n'uyu mugeni Ishema Alphonsine gushyingiranwa kwera. Uwo mubano n'uw'icyubahiro wategetswe n'Imana, abantu batarakora icyaha, werekana gufatana kwa Kristo n'itorero rye mu buryo bw'umwuka. Uwo mubano wera Kristo yarawushimishije, awubahisha kubayo kwe ubwo yatahaga ubukwe i Kana y'i Galilaya, agakorerayo igitangaza cye cya mbere. Kandi Pawulo yawushimye ko ari ukubahwa n'abantu bose. Nicyo gituma ari nta muntu ukwiriye kubikora abiturumbukiye cyangwa atigiriye inama cyangwa abitewe n'irari ry'umubiri nk'uko inyamaswa zitagira ubwenge zigenza, ahubwo abikore yitonze, yigiriye inama neza, yirinda, yubaha Imana, kandi atekereza icyatumye uwo mubano wera utegekwa. Icya mbere, wategekewe kubyara abana ngo batozwe ingeso nziza zo kubaha Imana no gushimisha izina ryayo. Icya kabiri,
wategekewe kurinda abantu icyaha cy'ubusambanyi, ahubwo bashyingiranwe bahore ari ingingo z'umubiri wa Kristo zitanduye. Cya gatatu, wategekewe kugira ngo bombi babane bafatanije, bamarane imibabaro nk'uko bibakwiye kugirirana, bari mu mahoro cyangwa mu byago. Nuko aba bantu bombi bazanywe no gufatanywa nuko gushyingiranwa kwera, nicyo gitumye niba hari umuntu uzi impamvu y'ukuri yababuza gufatanywa hamwe, akwiriye kuyivuga none. Baze niba hari umuntu ufite impamvu y'ukuri yabuza Nicodeme Hakizimana na Ishema gushyingiranwa kwera, ahaguruke ayivuge. Ndabona ari nawe, kandi niyanga kuyivuga uhereye ubu ahore acecetse kugeza iteka ryose. Ndabahugura mwembi, ndabihanangiriza kuko muzi yuko muzabibazwa kuri wa munsi w'amateka uteye ubwoba, ubwo ibihishwe mu mitima yose bizahishurwa. Niba hari umwe uzi impamvu ibabuza gufatanwa nk'uko amategeko yemera, nayivuge nonaha, kuko mukwiriye kumenya neza yuko abafatanijwe mu buryo ijambo ry'Imana ritemera bataba bafatanijwe n'Imana, kandi gushingirwa kwabo kuba kunyuranye n'amategeko. Ndimo ndabaza Nicodeme niba hari impamvu yaba yagutunguye muri iki gitondo yatuma wisubiraho ukamureka. Ntayo. Mumfashe dushimira Imana. Reka tubaze na Alphonsine. Alphonsine, hari impamvu yaba yabonetse yatuma wisubiraho? Hani. Mumfashe nanone dushimira Imana. Ubwo bamaze kwemera ko nta mpamvu n'imwe, ngiye kubasaba rero babirahirire. Kandi ndababaza, iyo mikoro ni kuvuga neza bayigize hafi. Ngiye kubabaza, kandi ndabaza mbaze Nicodeme, ibyo nkubaza nubyemera uravuga ngo mwemeye ntyo. Na Alphonsine ibyo ndi mubaze n'ababyemera wawe Ishema Alphonsine ko umugore wawe ushingiwe ngo mubane umubano wera w'abashingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana, uzajya umukunda umukuyakuya kandi umurinda ari muzima cyangwa arwaye. Uzareka abandi bagore bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi? Mwemeye ntyo. Imana ishimwe. Wowe Ishema Alphonsine, wemeye uyu mugabo Hakizimana Nicodeme ko aba umugabo wawe mushingiranwe ngo mubane umubano wera w'abashingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana, uzajya umwumvira, umukorera, umukunda, umwubaha, kandi uzajya umurinda ari muzima cyangwa arwaye, kandi uzareka abandi bagabo bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi? Mwemeye ntyo. Haleluya. Mumfashe dushimira Imana. Uko ari niko bemerane. Reka dusabe musaza we yigire hino atange mushiki we ku mugaragaro. Ubona yaje yiteguye, nari nagize ubwoba ngo ntabwo Nicodeme yakoye. Urafata ikiganza cye cy'iburyo ugishikirize Nicodeme, kandi nawe acyakize icye cy'iburyo. Hanyuma mukomeze mugifate. Ntacyo wavuga? Njyewe muvandimwe Jean Claude nanze mushiki wanjye Ishema Alphonsine kabera umufasha Hakizimana Nicodeme. Mushimira Imana, amutanze ku mugaragaro. Kigendere kandi wihangane. Wihangane nubwo yakumeseraga, nta kundi.
marene na pare bigire hino babafashe. Yewe Hakizimana Nicodeme ndakwemeye Ishema Alphonsine kuba umugore wanjye dushyingiranywe ngo tubane akaramata uhereye none mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, nzajya ngukunda ngukuyakuya kugeza aho urupfu ruzadutandukaniriza, nkurikije itegeko ryera ry'Imana ndikurahiye ntyo. Ababyeyi mutera impundu. Haleluya. Ngo nukugeza igihe urupfu ruzabatandukaniriza. Reka twumve na Alphonsine. Jewe Alphonsine Ishema ndakwemeye Nicodeme Hakizimana ko uba umugabo wanjye, dushingiranywe ngo tubane akaramata uhereye none mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, nzajya ngukunda nkugusha neza, nkumvira kugeza aho urupfu ruzadutandukanyiriza, nkurikije itegeko ryera ry'Imana dukurahiriye ntyo. Amena. Mwakoze cyane, kadusabe batuzanira impeta. Mubyeyi kandi muremyi w'isi n'ijuru, muremyi ibintu byose, waremye isi n'ibiyiriho kandi urema n'umuntu ngo abitegeke. Umaze kurema Adamu ubona ko bidakwiriye ko aba wenyine, umuremera Eva kugira ngo babane bakundanye. None tuzanye izi mpeta zigiye kwandikwa Nicodeme na Alphonsine nk'ikimenyetso cy'urukundo kizajya kibibutsa uko bwije n'uko bukeye, urukundo n'indahiro bagiranye kuri uyu munsi. Ndakwinginze Nyagasani uri mu ijuru ngo uzezuzihe umugisha, kandi n'abagiye kuzambikana ubaha umugisha, babane mu mahoro bakundanye, ubarinde icyabahungabanya icyo ari cyo cyose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Bibakabone cyanzu urugo rwanyu, muzabyare mutunge mutunganirwe, urugo rwanyu ruzabe imukwiriye ayihitemo, hanyuma ariyo amwambika. Reba ibona imukwiriye. Yayihisemo. Nanone pare aragufasha. Zamura ikiganza hejuru kugira ngo babasore barebe, hanyuma ayo magambo itonde imanure bitonze. Kwambitse impeta nkubahishije umubiri wanjye, nguhaye ibintu byanjye byose, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Katurebe na Alphonsine. Wambitse iyi mpeta, nkubahishije umubiri wanjye, nguhaye ibintu byanjye byose, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Akoze cyane. Reka dusenge. Nyagasani Mana Data, turagushimye ko ari weho ufite ubuzima bw'uyu muryango wa Nicodeme na Ishema, kandi turakwinginze cyane kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo, ko tuzi ko ari wowe utanga umugisha amajya n'amaza, ugatanga umugisha ku mbuto yo mu nda. Mana turakwinginze cyane kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo uhe umugisha uyu muryango w'umuja n'umugaragu wawe,
ubahe umugisha mu rubyaro, ubahe umugisha mu byo bazagerageza gukoresha imirimo y'intoki zabo, uzabahe umugisha Mana wo kuba mu ijambo ryawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, uzakomeze kubabera Imana mu rugo rwabo, ubagirire neza. Tubasabiye urubyaro Uwiteka Imana Nyiringabo, kugira ngo Mana Data wa twese bazarushaho kugushima no kuguhimbaza, kuko ubahaye umugisha, kandi uziyerekane aba ari weho uzakora Mwami Imana ibyo abantu twe tutamenya ku bwabo. Imbaraga zawe zizabane nabo kandi zizagendane nabo, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Muremyi kandi murinzi w'abantu bose, turagushimira yuko ari wowe utanga ubuntu bwose bw'umwuka, kandi ko ari wowe urema ubugingo buhoraho. Nuko turakwinginze woherereze umugisha wawe aba bantu bawe, uyu mugabo n'uyu mugore, abo dusabira umugisha mu izina ryawe, kugira ngo nk'uko Isaka na Rebeka babanaga batava mu isezerano, aba ariko n'aba basohoza indahiro barahiye n'isezerano basezeranye. Iyi mpeta itanzwe kandi ikemerwa niyo kimenyetso kandi umugabo wo kubihamya. Bajye babana iteka bafitanye urukundo n'amahoro biboneye rwose, bakurikiza amategeko yawe. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abo Imana yateranirije hamwe ntihakagire umuntu ubatandukanya, kuko Hakizimana Nicodeme na Ishema Alphonsine bahuje umutima ngo bashingirwe gushingirwa kwera, kandi babihamije imbere y'Imana n'imbere yanyu, bagasezerana batyo, kandi babyerekanishije gutanga impeta no kuyakira, kandi no gufatana mu ntoke. Nicyo gitumye mvuga nti aba ni umugabo n'umugore bashingiwe, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amina. Muhe Imana amashyi. Mwemerera iteraniro mwese muve hasi mujye ejuru, duhimbaze Imana na Zaburi 128. N'abageni bahaguruke dufatanye guhimbaza Imana na Zaburi 128. Hahirwa ubaha Uwiteka wese, hahirwa ubaha Uwiteka wese, akagenda mu nzira ze, kuko uzatungwa n'imirimo y'intoki yawe, uzajya wishima, uzahirwa. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe, abana bawe bazaba nk'uduti twerayo bagosa ameza yawe. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Uwiteka azaguha umugisha uva i Siyoni, nawe uzabona ibyiza biva muri Yerusalemu iminsi yose ukiriho. Ni koko uzabona abuzukuru bawe, amahoro abo muri wowe Isirayeli. Icyubahiro kibi cya Data wa twese n'icy'Umwana n'icy'Umwuka wera, nk'uko cyahoze mbere na mbere, na n'ubu niko kiri, kandi niko kizahora kibiteka ryose, amina. Nyagasani utugirire imbabazi. Kristo tugirire imbabazi. Nyagasani utugirire imbabazi. Data wa twese wo mu ijuru, Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ukunda bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Duhe none ifunguro rituko bukeye, tubabariye ibyaha byacu nk'uko natwe tubarora bitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, amina. Mana ya Isaka, Mana ya Yakobe, uhe uyu mugaragu wawe n'uyu muja wawe umugisha, ubibe mu mitima yabo imbuto zizana ubugingo budashira, kugira ngo ibyo baziga mu ijambo ryawe ryera bikabagirira umubaro, babisohoresha ibyo bakora. Mwami wacu, ubaremane imbabazi uri mu ijuru, ubaha umugisha, kandi kuko haye Aburahamu na Sara umugisha ukabanezeza cyane, aba ariko wemera kuha uyu mugaragu wawe Nicodeme n'uyu muja wawe Alphonsine, kugira ngo bitondere ibyo ushaka, bahore barindwa neza n'amaboko yawe, bakomeze gukundwa nawe iminsi yose bazamara bakiriho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Turabifuriza urugo ruhire,
muzabyare muheke guhera ubu kugeza n'iteka ryose uwiteka ajya abana namwe turabifuriza urugo ruhire muzabyare muheke guhera ubu kugeza n'iteka ryose uwiteka ajya abana namwe mbega ukuntu mwahisemo neza muyemeza gushinga urugo burya dukundwa n'uwiteka nicyo cyatumye muri edeni uwiteka avuga ati si byiza kubona aba wenyine amuremera umufasha bombi bajye bamarana irungu namwe mwembi mwahisemo kuzajya mufashanya muri byose dusabye uwiteka ajya abana namwe muri uru rugo mutangiye ubu turabifuriza urugo ruhire muzabyare muheke guhera ubu kugeza n'iteka ryose uwiteka ajya abana namwe turabifuriza urugo ruhire muzabyare muheke guhera ubu kugeza n'iteka ryose uwiteka ajya abana namwe